Amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Nongeye nanone kubaha ikaze muri gahunda yacu yo gusoma Bibiliya. Kubaje bwa mbere cyangwa kuba atamaze iminsi, gahunda dukora niyo gusoma Bibiliya kugira ngo tumenye ibyanditsemo. Twahereye ku gitabo cya mbere cy'Itangiriro. Isezerano rya kera twararirangije, ubu turi mu isezerano rishya. Turi mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Twagiye dusomamo ibintu byinshi cyane, nkuko nkunda kubivuga ku giti cyanjye, hari ibintu byinshi cyane ntashobora kuvuga ngo mbirangize. Nagiye menya bwari ubwa mbere menye ko biri no muri Bibiliya byanditsemo. Rero nizera ko n'abandi dufatanya namwe hari icyo mugenda mwungukamo. Rero Imana iduha umugisha twese, kandi nshima Imana nanone ko ngiye kumuha andi mahirwe yo kuza imbere ya kamera kugira ngo nkomeze ni gahunda. Nyimazemo umwaka nyitangiye, ni igihe kinini nakagombye kuba narayirangije, ariko kubera ibintu byinshi umuntu aba arimo muri iyi si, ntabwo byankundiye ko mbyihutisha, ariko ndashima Imana ko yandinze iki gihe cyose kandi namwe ikabarinda. Tukaba muri uyu mwaka wose ushize tukiri bazima. Hari benshi batagihari, murabibona ino ndwara ya covid n'iki, hariho benshi yagiye ihitana n'iki, abenshi mu bibazo bitandukanye, ariko ndashima Imana ko twebwe iki turinze. Uko njya mbivuga, uko byagenda kose, Imana yacu iracyari Imana, kandi ni Imana ishoboye. Rero turakomeje n'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ubushize ku gice cya 26, ubushize twabonye uburyo Pawulo bajyaga bamushyira mu nzu y'imbohe, bakamubeshyera, bakamushyiraho ibirego bitari byo. Igice duheruka gusoma cyavugaga uburyo uwitwa Fesito ngo abwira umwami Agiripa ibya Pawulo. Icyo gice twaragisomye. Rero tugiye gukomeza n'igice cya 26 kugira ngo tumenye uko byagenze. Haraga ngo Pawulo yiregura imbere ya Agiripa. Agiripa abwira Pawulo ati, wemerewe kwiregura. Maze Pawulo arambura ukuboko ariregura ati, ibyo narezwe n'Abayuda byose, mwami Agiripa, ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho, kandi cyane cyane kuko uzi imigenzo n'impaka byo mu Bayuda byose, nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. Ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye, ubwo nahoraga mu bwoko bwacu ni Yerusalemu, uhereye mbere na mbere, Abayuda bose barazizi kandi baranzi uhereye mbere na mbere, ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi mu idini yacu gukomeza imihango. None mpagaritswe gucirwa urubanza, kuko niringira kuzabona iby'Imana yasezeranyije basogokuruza. Amen. Iby'imiryango yacu 12 yiringira kuzabona, ikorera Imana n'umwete mwinshi ku manywa na nijoro, uko ari byo niringira. None mwami, nicyo gitumye ndegwa n'Abayuda. Niki gituma mugira ngo ni ikintu kidashoboka kwemerwa ko Imana izura abapfuye? Ubwanjye nibwiraga yuko nkwiriye gukora byinshi birwanya izina rya Yesu w'i Nazareti. No kubikora nabikorera Yerusalemu, ngashyira abera benshi mu mazu y'imbohe, mpawe ubutware n'abatambyi bakuru, kandi uko babicaga nemeraga ko babica. No mu masinagogi yose nabahanaga kenshi, nkabahata gutuka Yesu, kandi kuko nasazwaga cyane no kubarakarira, nicyo cyanteraga kubarenganiriza no mu midugudu y'abanyamahanga. Ngikora ibyo njya i Damasiko, mpawe ubutware ntegetswe n'abatambyi bakuru. Nkigenda ku manywa y'ihangu, mwami, mbona umucyo uvuye mu ijuru urusha uw'izuba, usangana n'abo tugendana. Twese twikubita hasi, numva ijwi rimbwira mu Ruheburayo riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Biragukomereye gutera imigeri ku mihunda. Nanjye ndabaza nti, urinde mwami? Umwami aransubiza ati, ndi Yesu uwurenganya. Ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye, mugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana, ngukiza ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso, nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko bababarirwa ibyaha byabo,
baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Mwami Agiripa, mpera ko sinanga kumvira ibyo neretswe byavuye mu ijuru, ahubwo mbaza ab'i Damasiko, maze mbwira ab'i Yerusalemu n'abo mu gihugu cyose cy'Iyudaya n'abanyamahanga, babwiriza kwihana no guhindukirira Imana, bakora imirimo ikwiriye abihanye. Nicyo cyatumye abayuda bamfatira mu rusengero bakagerageza kunyica, ariko mbona gutabarwa kwavuye ku Mana, na n'ubu ndacyariho mpamiriza aboroheje n'abakomeye. Icyakora ntacyo mvuga keretse ibyo abahanuzi na Mose bavuze ko bizaba, yuko Kristo atazabura kubabazwa, kandi ko ari we uzabanza kuzuka no kubwira ubwoko bwacu n'abanyamahanga ubutumwa bw'umucyo. Haleluya. Umurongo wa 24 ku gice cya 26 avuga ngo Fesito avuze ko asaze, Pawulo agerageza kwemeza Agiripa. Akiregura atyo, Fesito avuga ijwi rirenga ati, urasaze Pawulo, ubwenge bwawe bwinshi buragushajije. Pawulo aramusubiza ati, sinsaze nyakubahwa Fesito, ahubwo aya magambo nyavuganye ukuri no kwitonda, ndetse n'umwami azi ibyo neza, kandi ndabimubwira nshize amanga, kuko nzi ko ari ntacyo muri byo ayobewe, kuko bitakozwe rwihishwa. Mbese mwami Agiripa, wemeye ibyahanuwe? Nzi yuko ubyemeye. Agiripa asubiza Pawulo ati, ubuze hato ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo ati, ndasaba Imana kugira ngo haba hato haba hanini, uretse wowe wenyine, ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye, keretse iyi minyururu. Umwami ahagurukana n'umutegeka mukuru na Berenike, nabo bari bicaranye, basohotse baravugana bati, ntacyo uyu muntu yakoze gikwiriye kumwicisha cyangwa kumubohesha. Agiripa abwira Fesito ati, uyu muntu aba arekuwe yaba atajuririye kuri Kayisari. Uyu muntu aba arekuwe yaba atajuririye kuri Kayisari. Igice cya 27 biravuga ngo bajyana Pawulo mu nkuge kugira ngo bajye muri Italiya. Bamaze gutegeka ngo dutsuke tujye muri Italiya, Pawulo n'izindi mbohe babaha Yuliyo, umutware utwara umutwe mu ngabo zitwa Iza Augusito. Twikira mu nkuge yavuye muri Adaramutiyo, yendaga gutsuka ngo ujye mu bihugu byo muri Asiya, turatsuka. Twari kumwe na Arisitariko, umunyamakedoniya w'i Tesalonike. Bukeye bwaho dufata Isidoni. Yuliyo agirira Pawulo neza, amukunzira kugenderera inshuti ze kugira ngo zimugaburire. Dutsukiraho duhita munsi y'ikirwa cy'Ikupuro, dushaka kukikingaho umuyaga, kuko wari uduturutse imbere. Twambutse inyanja ihereranye n'Ikirikiya n'i Pamfiliya, dufata Imura, umudugudu w'i Lukiya. Umutware utwara umutwe asangayo inkuge yavuye muri Alexanderiya ijya muri Italiya, adushyiramo. Tumara iminsi myinshi tugenda buhoro, tugera bugufi bw'Ikinido, bituruhije cyane. Maze umuyaga utubujije duhita munsi y'ikirwa cyitwa Ikirete, imbere y'Isalumoni. Tugikikira bituruhije cyane, tugera ahantu hitwa Imyaro myiza bugufi bw'umudugudu witwa Irasayi. Ariko kuko hari hashize iminsi myinshi, kandi kunyura mu nyanja kukaba kwari gufite akaga, kuko ndetse n'iminsi yo kwiriza ubusa yari yarashize. Nuko Pawulo abagira inama ati, yemwe bagabo, mbonye yuko uru rugendo rugiye kubamo ibyago no gupfusha byinshi, si iby'inkuge n'ibirimo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu nabwo. Ariko umutware utwara umutwe yumvira umwerekeza na nyiri inkuge kurusha ibyo Pawulo avuze, kandi kuko umwaro atari mwiza gutsikamo, kuhamarira amezi y'imbeho. Kandi kuko umwaro atari mwiza gutsikamo, kuhamarira amezi y'imbeho, abenshi babagira inama yo gutsuka, bakavayo ngo ahari bashobora kugera i Foinike, kuba ariho bamarira amezi y'imbeho, ariho umwaro w'Ikirete werekera hagati Kasikasi y'iburasirazuba n'Ikusi y'iburasirazuba. Nuko uyu muyaga uturutse ikusi uhushye buhoro, bibwira yuko babonye icyo bashakaga. Baratsuka bakikira bugufi cyane bw'Ikirete. Maze umwanya muto ushize baterwa n'umuyaga uhuha cyane witwa Urakuro, uturuka kuri icyo kirwa. Inkuge irahehwa, ntiyabasha kugema umuyaga, turayireka ijya aho ishaka. Duhita munsi y'akarwa kitwa Kirawuda,
twikingaho umuyaga, maze tubona uko dushyira indere mu nkuge, ariko bituruhije cyane. Bamaze kwiterura benda imirunga bayinyuza munsi y'inkuge barayihambira, kandi kuko batinyaga gusukwa ku musenyi usaya witwa suriti, bamanura imyenda igendesha inkuge, bagenda batyo bajyanwa n'umuyaga. Dukomeza guteraganwa n'umuyaga cyane, nuko bukeye bwaho baroha imyaro mu nyanja. Ku munsi wa gatatu bajugunya iby'inkuge mu nyanja, kandi hashize iminsi myinshi izuba n'inyenyeri bitaboneka. Duterwa na ruhuma y'umuyaga mwinshi, ibyo bituma twiheba rwose ko ntawe uzakira. Kandi bamaze iminsi myinshi batarya, Pawulo ahagarara muri bo hagati arababwira ati, yemwe bagabo, mwari mukwiriye kunyumvira ntimuve i Kirete, ngo mutabona ibi byago no gupfusha ibyanyu. Kandi none ndabakomeza, nimuhumure, kuko muri mwe hatazapfa n'umwe keretse inkuge. Kuko iri joro iruhande rwanjye hahagaze marayika w'Imana, amen, ndi uwayo nyikorera, akambwira ati, Pawulo witinya, ukwiye guhagarara imbere ya Kayisari, kandi dore Imana iguhaye n'abo mugendana bose. Nuko nimuhumure mwa bagabo mwe, kuko nizeye Imana yuko bizaba uko nabwiwe, ariko dukwiriye gusukwa ku kirwa. Amen, amen. Igice cya umurongo wa 27, ku gice cya 27 haravuga ngo inkuge irengerwa bose bakira. Ijoro rya 14 risohoye, duteraganwa hirya no hino mu nyanja ya Adiriya mu gicuku, abasare bakeka yuko hari igihugu begereye. Bagera uburebure bw'amazi y'umuhengeri, babona nka metero 40. Bicumyeho hato bongera kugera, babona nka metero 30. Kandi kuko batinya gusekura ku ntaza, bajugunya mu mazi inyuma y'inkuge ibyuma 4 byo kwitsika, bifuza ko bucya. Abasare bashatse guhunga mu nkuge, bamanurira indere mu nyanja, basa n'abashaka kujugunya imbere y'inkuge ibyuma byo kwitsika. Pawulo abwira umutware utwara umutwe n'abasirikare ati, aba nibataguma mu nkuge ntimubasha gukira. Maze abasirikare baca imigozi y'indere barayireka iragenda. Bwenda gucya, Pawulo arabinginga bose ngo barye ati, none uyu munsi ni wa 14 mutegereza mutarya, mudakoze intoki ku munwa. Nicyo gitumye mbinginga ngo mujye, kuko ari byo biri bubakize, kandi hatazagira agasatsi kamwe gapfuka ku mitwe yanyu. Amaze kuvuga atyo, yenda umutsima, ashimira Imana imbere yabo bose, arawumanyagura atangira kuryaho. Bose babona ihumure nabo bararya. Twese abari mu nkuge twari abantu 276. Bamaze guhaga, baroha amasaka mu nyanja kugira ngo borohereze inkuge. Ijoro rikeye ntibamenya icyo gihugu, ariko babonye ikigobe kiriho umusenyi, bajya inama yuko bashobora komoreraho inkuge. Bahambura imirunga yari ifashe ibyuma bisitse inkuge, babisiga mu nyanja. Bakibikora bahambura imirunga yakomeje ibyerekeza inkuge. Bazamura umwenda w'imbere wigendesha berekeza ku musenyi, ariko bageze mu ihuriro ry'amazi, basekura inkuge ku butaka bwo hasi y'amazi. Nuko umutwe w'inkuge w'imbere urashinga ntiwanyeganyega, maze uw'inyuma umenagurwa n'imbaraga y'umuraba. Abasirikare bashaka kwica imbohe kugira ngo hatagira uwo muri zo woga agacika, ariko umutware utwara umutwe ashatse gukiza Pawulo agwabiza imigambi yabo. Ategeka yuko abazi koga biroha mu mazi, kugira ngo abe ari bo babanza kugera ku nkombe, n'abandi nabo bamwe bagenda ku mbaho, abandi ku bindi bivuye mu nkuge. Nuko muri ubwo buryo bagera ku nkombe bose barakira. Haleluya. Igice cya 28 yaga ngo inshira iruma Pawulo ntiyagira icyaba. Tumaze gukira tumenya yuko icyo kirwa cyitwa Melita. Bene igihugu batugirira neza cyane, baducanira umuriro, batwakira twese kuko hari imvura n'imbeho. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikonjo cye, baravugana bati,
nukuri uyu muntu ni umwicanyi nturora nubwo yakize mu nyanja idaca urwa kibera ntimukunzira kubaho ariko akunkumurira icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaba. Amen. Babandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfe akindutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona nta cyabaye, barahindura bati ni Imana. Amen. Umurongo wa 7 ku gice cya 28 haravuga ngo Pawulo akiza se umutware w'Imerite. Bugufi bwaho hantu hari ikikingi cy'umutware w'icyo kirwa witwaga Pubiriyo aratwakira atuzimanira neza iminsi 3. Se wa Pubiriyo yararwaye ubuganga n'amacinya, nuko Pawulo yinjira mu nzu ye arasenga amurambikaho ibiganza aramukiza. Ibyo bibaye abandi barwayi bari mu kirwa bahera ko nabo baraza arabakiza. Baduha icyubahiro cyinshi kandi tugiye gutsuka bashyira ibyo twari dukenye byose mu nkuge yacu. Amen. Umurongo wa 11 ku gice cya 28 avuga ngo bamaze kwambuka bagera i Roma. Tumaze amezi 3 dutsuka mu nkuge yavuye muri Alexandria, yari imaze amezi y'imbeho ku kirwa. Ikimenyetso cyayo cyari ishusho y'abavandimwe b'impanga. Dufata Isurakusa tumarayo iminsi 3. Bukeye tuvaho turagoronzoka tugera i Regiyo. Hashize umunsi umwe umuyaga uturutse ikusi urahuha, nuko tugenda iminsi 2 dufata Puteyoli. Tuhasanga bene data bamwe baratwinginga ngo tumarane nawe iminsi 7. Nuko tujya i Roma. Bene data b'i Roma bumvise inkuru yacu baza kudusanganirira mu midugudu yitwa Iguriro rya Apiyo n'amatunziro 3. Pawulo ababonye ashima Imana ashitsa agatima mu nda. Tumaze kugera i Roma, umutware utwara umutwe ashyikiriza imbohe umutware w'abasirikare barinda Kayisari, ariko bakundira Pawulo kuba ukwe ari kumwe n'umusirikare umurinda. Umurongo wa 17 ku gice cya 28 haravuga ngo Pawulo yigisha abayuda b'i Roma. Iminsi 3 ishize ahamagaza abakomeye bo mu Bayuda, bamaze guterana arababwira ati, bagabo bene data, nubwo ntagize ikibi nagiriye ubwoko bwacu cyangwa imigenzo y'abasogokuruza, nabohewe i Yerusalemu, bankurayo bampa Abaroma, nabo bamaze kumbaza bashaka kundekura kuko nta mpamvu yambonetseho yo kunyicisha. Ariko Abayuda bagiye impaka mpatwa kujuririra kuri Kayisari. Icyakora si uko mfite icyo ndega ubu bwoko bwacu, nicyo nabatumiriye ngo tuvugane duhanganye, kuko ibyo Abisirayeli biringira kuzabona ari byo byatumye mboheshwa uyu munyururu. Nabo baramusubiza bati, nta nzandiko z'ibyaha twabonye zivuye i Yudaya, kandi na bene data baje ntawigeza atubarira inkuru mbi yawe cyangwa ngo akuvuge nabi, ariko turashaka kumva ibyo utekereza, kuko icyo gice tuzi yuko bakivuga nabi hose. Bamusezeranya umunsi, bamusanga ari benshi mu nzu bamucumbikiyemo, arabibasobanurira. Ahanya ubwami bw'Imana, abemeza ibya Yesu abikuye mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe, ahera mu gitondo ageza nimugoroba. Bamwe bemera ibyo yavuze, ariko abandi ntibabyemera, ntibahuza imitima. Nuko Pawulo abasezeraho amaze kuvuga ijambo rimwe ati, ibyo Umwuka Wera yababwiriye basekuruza wanyu mu kanwa k'umuhanuzi Yesaya yabivuze neza ati, jya kuri abo bantu ubabwire uti, kumva muzumva ariko ntimuzabimenya, kureba muzareba ariko ntimuzabyitegereza, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure, amatwi yabo akaba ari ibihuri, amaso yabo bakayahumiriza ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi no kumenyesha umutima no guhindukira ngo mbakize. Nuko mumenye yuko abanyamahanga bohererejwe ako gakiza k'Imana, kandi abo bazakumvira. Amen. Amaze kuvuga atyo, Abayuda bagenda bagishanya impaka cyane. Amara imyaka 2 itagabanyije mu icumbi rye, bamucumbikiyemo kujya atanga ibiguzi. Yakiraga abaje kumusura bose, akabwiriza iby'ubwami bw'Imana, akigisha iby'Umwami Yesu Kristo ashize amanga rwose, kandi ntawamubuzaga. Haleluya, haleluya.
Yesu ashimwe cyane. Nubwo bari bamufite imigambi yo kumwica, nubwo bagambira inshuro nyinshi kumugirira nabi, ariko yari afite protection ivuye mu ijuru. Yesu yari yaramusezeranyije kuzamurinda kandi yarabikoze koko. Ntabwo bigeze bagera ku ntego yabo yo gushaka kumwica. Rero Imana ishimwe cyane. Turangije igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ubutaha tuzakomeza n'igitabo cy'Abaroma. Yesu akomeze kubagirira neza aho muri hose, tuzakomeza ubutaha.